Ese Padiri Lupiyasi ko waje kwigisha iby'imanza kandi urimo urabyivangamo ute? Imanza zicibwa n'umwami, ntabwo imanza zicibwa na Padiri Lupiyasi. Padiri Lupiyasi rero jya kwigisha abagore n'abana, kuko rwose twebwe abagabo b'umwami ntabwo twava ku mwami ngo tuyoboke izo nyigisho zawe. Ahe, yambu ni ukwamburwa abana kandi w'indata yezo ndi mudondobekanya, vuga ikinyarwanda niba utakibashije uvuga uvuye aho. Asye, nta rubanza rwaciwe n'umugore, urunguru na mama Nyirakavumbi yaruca rwose. Uyu ni Rukara rwa Bishingwe tugiye kuvugaho uno munsi, wivuganye umuzungu Lupiyasi ndetse akisasira n'abandi babiri mu kivugo cye turi buze kugarukaho mu kanya kari buze. Akaba yaragiraga ihinyu ryinshi cyane ndetse akananga kuryamira ijambo yumva akwiriye kuvuga, agakunda n'igihugu cye n'abakivanga mu butegetsi bwacyo. Ibaze ko Rukara rwa Bishingwe yabwiye umugabekazi wari warabyaye umwami Musinga ndetse anamutegekera kuko atarakura muri aya magambo ubwo yacirwaga urubanza. Asye, nta rubanza rwaciwe n'umugore, urunguru na mama Nyirakavumbi yaruca rwose. Ibaze kandi ko Rukara rwa Bishingwe kuri uru rubanza yabwiye Padiri Lupiyasi wagombaga kururangiza ati: ese Padiri Lupiyasi, ko nshimye bijya mu rugamba ari umugabo nanjye nkaba ndi umugabo, we w'amakanzu uri iki? Numva ngo waje mu Rwanda kwigisha. Gerageza wigisha abana n'abagore, iby'abana n'inkubi harira abagabo. Nk'umugabo wari umupadiri wuje ibizigira w'intajorwa ndetse w'umuzungu, aya magambo yaramurakaje cyane kumva ko bamucyurira abana, kuko yari asanzwe avoma hafi batana mu mitwe ariko birangira hapfiriye. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Munyemerere turambura inyandiko mbabwire Rukara rwa Bishingwe yari umutoni bwami ariko akagira ihinyu ryinshi bikarangira rinamukozeho. Rukara rwa Bishingwe ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi, yavukiye Gahunga mu ngoma ya Burera, kuri ubu ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, aho bakunze kwita Gahunga Kabarashi. Rukara rwa Bishingwe yabayeho ku ngoma ya Rwabugiri, anayibaho umutoni cyane ndetse anakomereza ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga, umwami wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1895 n'1931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse u Rwanda. Amateka ya Rukara rwa Bishingwe benshi bakunze kuyafata nk'umugani cyangwa se igitekerezo, nyamara yarabayeho. Uretse bamwe mu bakirigitananga nyarwanda nka Sebatunzi bacuranze amateka ye, bamwe mu banditsi b'amateka nabo bamwanditseho mu bitabo byabo, kuko yabaye ikirangirire mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Rukara ni izina yiswe na se Bishingwe nyuma yo kumubyara. Byongeyeho kandi amafoto agera kuri 2 cyangwa 3 abazungu bamufotoye mbere y'uko yicwa agaragaza ko yari igikara cyane, ariko ntago ari igitangaza kuko benshi dutuye munsi y'ubutayu bwa Sahara dukunze kuba ibikara cyane, ndetse ushatse wakongeraho tsiri kubera melanine nyinshi iba mu mibiri yacu. Gusa ngo ikintu cyamutandukanyaga n'izindi ngabo cyane nuko yari umugabo ngo wangaga agasuzuguro ndetse akagira n'ihinyu rikomeye cyane, uburyo atatinyaga kubwira uwo ari we wese kiri mu mutima we. Papa we Bishingwe nawe yarazwi cyane kubera kuyobora ingabo z'intwari cyane zari zigizwe n'imitwe nariyo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzige n'Urukandagira. Ngo yari imitwe ikomeye cyane kurusha izindi ngabo zose zabarizwaga mu majyaruguru y'u Rwanda, zikayoborwa n'uyu papa wa Rukara ari we Bishingwe. Kuko rero kwibyara bitera neza kandi ngo kubyara bikaba ari ukwicungura mu Kinyarwanda, uyu mugabo Bishingwe yaje gukorerwa mu ngata n'umuhungu we ari we Rukara rwa Bishingwe, nawe ayobora iyo mitwe. Iki gihe hari ku ngoma ya Kigeli wa 4 Rwabugiri, umwami uzwiho cyane kuba yaragabye ibitero byinshi cyane mu kwagura igihugu cy'u Rwanda. Muri ibi bitero Kigeli wa 4 Rwabugiri yagiye agaba ahantu hatandukanye mu kwagura u Rwanda, niho uyu mugabo Bishingwe yakuye ubwamamare abikesha ziriya ngabo zari zigabanyije mu bice 4 nk'uko twabibabwiye, kuko zari zikomeye cyane mu kurwanira ku butaka, kurwanira ku mazi ndetse bakanamenya kunyereza ubwato ku mazi, ubundi bakarwana inkundura igihugu kikagurwa. Uyu Rukara nawe ngo yari afite ubuhanga buhambaye cyane mu kurwanisha umuheto, kurasa intego iri kure no guceremba ibitero by'umwanzi akabica rwanyerera mu cyamo. Cyakoze amateka agaragaza ko Rukara rwa Bishingwe atari we muhanga urenze abandi bose mu ngabo z'amajyaruguru, ahubwo ngo yari azi kwiyabonesha cyane cyangwa se kwigaragaza akamenyekana. Gusa ngo ikintu cyamutandukanyaga n'izindi ngabo cyane nuko yari umugabo ngo wangaga agasuzuguro ndetse akagira n'ihinyu rikomeye cyane, uburyo atatinyaga kubwira uwo ari we wese kiri mu mutima we. Reka mbabwire ko uhereye ku mwana mutoya kugeza ku ushaje kurusha abandi, uyu muryango w'Abarashi wari warahindutse indwanyi kabuhariwe.
ngo urebye nta tandukaniro ryari riri hagati ya Rukara rwa Bishingwe na Nyirakavumbi umuvandimwe we wari warahawe akazina ka nyina w'Amavubi, usibye akantu kamwe gusa twigeze kubabwira. Rukara rwa Bishingwe yarushaga abandi kuba yari umugabo wangaga agasuzuguro kandi akagira ihinyu rikomeye cyane. Ndirinda kuzana amazina menshi ndetse n'imisozi myinshi kugira ngo amateka ataza gucangana. Rukara rwa Bishingwe kandi afite benshi bamukomokaho bari bafite igisingizo cy'ubutwari cy'umuryango w'Abarashi. Benshi muri abo bakaba batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga wo mu ntara y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Inzu y'Abarashi barizwa mu bwoko bw'Abacyaba b'Abarashi bakomoka kuri Karashi ari we mukurambere wabo, kandi byongeyeho ngo iri zina Karashi byaba byaratewe n'uko ngo uyu sekuruza wabo yari umukogoto w'umuheto cyangwa se umuhanga mu kurashisha umuheto cyane, akaza guhabwa iri zina Karashi. Karashi yavaga inda imwe n'abandi bahungu barimo Kanaga ndetse na Karundura, imiryango yabo ikaba yari ifite inkomoko muri Ankore. Benshi mu Barashi babaye ibyamamare mu ngabo z'umwami, ariko wamamaye cyane ni Rukara rwa Bishingwe na Nyirakavumbi wari ufite igisingizo kivuga kiti: Nyirakavumbi nyina w'Amavubi, wari umutware w'Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzige ndetse n'Urukandagira nk'uko twabibabwiye hambere. Iyi mitwe yose uko yari ine ikaba yari imitwe y'ingabo yari iriho ku ngoma ya Musinga, kandi kubera ko yari intwari y'icyamamare, ingabo ze zari zaramuhaye izina rya Rukara rw'Igikundiro, urwa Semukanye Intahana batatu ya Rutamu kubera abazungu batatu yivuganye. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza kandi ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 z'uburebure mu gihagararo ndetse n'ibiro 90. Urumva ko rwose yari umugabo ushyitse. Usibye n'ibyo, mu gihe gito gishize hari umwe mu banyamuryango we wari warasigaye witwa Ngandagijimana Juvenal watabarutse, wakundaga kugaragara kenshi mu itorero ry'igihugu ryitwa Urukerereza. Iyo wamwitegerezaga wahita gutekereza ibigango bya Rukara, dore ko nawe yari umugabo wirabura w'ibigango n'ubwanwa bwinshi, wapimaga metero 1 na santimetero 90 z'igihagararo. Igihagararo n'ibigango n'umwihariko w'Abarashi, kuko mu miryango yose yo kwa Rukara rwa Bishingwe nta muntu uri munsi ya metero na santimetero 70 z'uburebure. Menya hari ari nayo mpamvu babaye ibirangirire mu gutsinda intambara. Abuzukuru be nyakuri bazwi benshi muri bo batuye ahitwa ku Gatete ndetse no ku Kiraro. Muri bo harimo abazwi nka Karemera Ediso mwene Ruhigira Kurinda, umwe mu bahungu ba Rukara watabarutse asanga mu 1980. Uyu Karemera Ediso kandi afite bashiki be babiri barimo mu Rutababi w'ibizigira bitangaje. Mu buzukuru ba Rukara kandi harimo na Mukantabana Foromina utuye mu Gahunga. Mu buzima bwe Rukara rwa Bishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku Mugabekazi Nyirayo Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri uruhenga cyangwa se umwana muto muri icyo gihe, bikaba akarusho. Mu kumva amateka neza, mu nyemerere dusubira inyuma ho hatoya. Umwami wa gatatu Rwogera yakatiye urwo gupfa papa wa Rukara rwa Bishingwe, ari we nyine bitaga Bishingwe, maze ingabo ze zihita zigomeka ku mwami, zanga kuyoboka. Rwabugiri rero akimara kwima ingoma ngo yagombaga kujya kwiyunga n'ingabo zo mu majyaruguru mu Burera, kandi ngo zari zikomeye cyane. Iyo ataziyungaho ngo abatware bazo bashoboraga no kwigarura iki gice cy'amajyaruguru cyose bakakibohoza. Rwabugiri rero ngo yari umugabo uzwiho kugira ingabo zikomeye cyane, aho zagabaga igitero ntizapfaga gutsindwa, bigatuma zitinywa cyane, aho bagiye hose abadashoboye guhangana nazo bagakwira imishwaro. Rwabugiri rero ngo ubwo yajyaga mu majyaruguru yacumbitse ahari umujyi wa Musanze kuri uno munsi hari ikibaya cyitwaga Imata. Ubwo umwami rero yageraga ahangaha akaba ari n'aharara, za ngabo zari zarigometse zarabimenye, ziravuga ziti ubwo umwami yigereye ahangaha ubu ngubu aje kudutsembatsemba, atumarire ku icumu reka duhunge hakiri kare. Bose rero nyuma yo kwigira inama yo guhunga bahungiye mu kirombe cy'ikirunga cya Muhabura. Gusa mu byo batari bazi nuko nabo umwami yabatinyaga. Bukeye bwaho umwami Rwabugiri yabatumye umwe mu ngabo ze witwaga Muhozi, arababwira ati nimuze munyitabe, ariko bo banga kuza kubera ubwoba bwinshi, bahitamo kubatumaho umugabo witwaga Birushyabagabo. Uyu Birushyabagabo rero ageze aho umwami yari akambitse, yamwakiriye neza, barasangira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Birushyabagabo biramutungura cyane uburyo umwami yirengagije ko bari mu ngabo zigometse ku butegetsi. Nyuma y'umusangiro umwami yahise anaha ubutumwa Birushyabagabo ngo amushyirire izo ngabo zari zarigometse, maze aramubwira ati genda ubambwirire ko namenye ubutwari bwanyu, kandi ko guhera uno munsi mbashyize mu ngabo zanjye nta mutware uzongera kubategeka uko yiboneye, uretse ko azajya abanza akambaza.
Icyakora Rwabugiri ngo byaramushimishije cyane kwigarurira izo ngabo yari aziho ubutwari budatsimbuka, ariko izo ngabo nazo birazinezeza kubera yuko zari zisanzwe zemera Rwabugiri mu bikorwa ndetse no mu magambo. Ingabo rero z'umwami zo mu majyaruguru zose, harimo n'izi zari zarigometse, umuntu yakwita nk'ingabo zivanze ndetse n'izari zisanzwe za leta, zahise zijya mu maboko ya Rukara rwa Bishingwe wasimbuye uyu se nyine Bishingwe. Cyane n'ubundi ko bari baziranye cyane, kuko izi ngabo zitari zarigometse zari ziri ku gice cy'umwami, n'ubundi zakomokaga mu muryango w'Abarashi b'Abacyaba, aho Rukara rwa Bishingwe ndetse na se Bishingwe baturukaga. Izi ngabo Rukara rwa Bishingwe rero yahise ayobora zatsinze ibitero bigiye bitandukanye, ndetse ngo hari n'igitero bigeze gutera bari kumwe n'umwami muri za Rulindo y'iki gihe, ngo umwami yitegereje uburyo Rukara rwa Bishingwe ashyira ingabo ze ku murongo, akazibwira icyo gukora nazo zikamwumvira, ngo aranezerwa cyane. Bimutera akanyamuneza, agabira Rukara rwa Bishingwe amashashi y'inka 20. Kubera ubutwari bw'ingabo za Rukara rwa Bishingwe ndetse na Rukara rwa Bishingwe ubwe, ngo kuva hariya mu Burera ukajya hariya hakurya i Nyanza byabaga ari ibintu byoroshye kuri we, kuko ngo yahisangaga uhereye ku mukuru ibwami kugeza ku mugaragu wa nyuma, bari bazi Rukara rwa Bishingwe ndetse bakamwakira nk'umutegetsi ukomeye. Icyo gihe umwami Musinga yari akiri umwana mutoya ku buryo atabashaga kumenya Rukara rwa Bishingwe, ariko abagaragu be bose ndetse n'abandi bantu b'ibwami bari bamuzi cyane. Rwabugiri amaze gutanga yimye umwami Rutarindwa. Uyu Rutarindwa Rwabugiri rwa Bishingwe ngo yaramukundaga cyane, amuha ikaze aramubwira ati ngwino ku ngoma so yarangabiye. Gusa Rutarindwa ntabwo ingoma yayitinzeho kubera kugambanirwa na Kanjogera. Uyu mwami Rutarindwa yasimbuwe na murumuna we Musinga, bikozwe na nyina Kanjogera ndetse n'abasaza be, ubwo yari ari mu ntambara yo ku Rucunshu. Tuzababwira ibyabo mu nimero zacu z'ibiganiro by'ubutaha. Uyu rero Rukara rwa Bishingwe yanyuraga byose ndetse na bose, n'ubundi ntabwo yari pfanye. Yahinyuye ubutegetsi bwa Musinga, ariko cyane cyane yibasira nyina wa Musinga Kanjogera, kuko yari umugabekazi kandi agategekera na Musinga, kuko Musinga yimye ingoma akiri umwana. Birumvikana ko amategeko yatangwaga n'uyu nyina Kanjogera, kuko Musinga yari akiri umwana nk'uko tumaze kubibabwira. Icyakora ihinyura rya Rukara rwa Bishingwe kuri Kanjogera ryarushagaho gukomera cyane iyo Kanjogera yagiraga imanza aca. Hari nk'urugero ruzwi cyane rugaragaza aho Rukara rwa Bishingwe yigeze kunyaga inka z'abaturage, ariko icyo gihe ngo yari arimo arihimura ku mutware wabahemukiye. Izi nka Rukara rwa Bishingwe yazinyaze ari kumwe n'umutwe w'Abasebya. Basebya arazwi cyane mu mateka y'u Rwanda. Bamaze kuzibanyaga rero, abazinyazwe bagiye Rukari Nyanza kurega Rukara rwa Bishingwe ndetse n'Abasebya. Birumvikana ko uwagombaga kubacira urubanza ari nyina w'umwami Musinga Kanjogera, kuko yategekeraga Musinga wimye ingoma akiri umwana. Urubanza rwarangiye Rukara rwa Bishingwe ndetse n'uwo mutwe w'Abasebya batsinzwe, bagomba gusubiza inka z'abandi. Mu kababaro kenshi rero na rya hinyura ikomeye cyane yanyuraga Kanjogera, Rukara rwa Bishingwe akimara kumva ko atsinzwe yarageze ati: asye nta rubanza rwaciwe n'umugore, uru rubanza na mama Nyirakavumbi yaruca rwose. Ngaya amagambo Rukara rwa Bishingwe yabwiye umugabekazi Kanjogera wategekeraga umuhungu we wamuciraga urubanza. Rero ahanini urebye uru rubanza nirwo rusa nkaho rwakoze kuri Rukara rwa Bishingwe, kuko ntabwo yemeye imikirize yarwo. Gusa nubwo byari bimeze bityo, ntabwo byabujije umugabekazi Kanjogera kwandikira Padiri Rupiyasi bahimbaga Rugigana amusaba ko yajya kurangiza urwo rubanza, Rukara rwa Bishingwe agasubiza inkari yaranyaze. Impamvu umugabekazi Kanjogera yandikiye Padiri Pole Rupiyasi bahimbaga Rugigana, nuko Rugigana yari atuye Rwaza mu majyaruguru, byumvikana yuko byari kumworohera kujya kureba Rukara rwa Bishingwe, kuko byari ibirometero bikeya kugera muri Burera aho Rukara rwa Bishingwe yari atuye. Ku itariki 31 z'ukwa gatatu 1910 nibwo Padiri Rupiyasi yavuye Rwaza mu masaha y'umugoroba yerekeza mu Burera mu muryango w'Abarashi kubwira Rukara rwa Bishingwe ngo atange inka z'abandi yari yaranyaze, kuko nyine urubanza yari yararutsinzwe. Gusa iki gihe haburaga amasaha makeya ngo Padiri Rupiyasi acuzwe umwuka ave ku isi y'abazima. Umugabekazi Kanjogera yandikiye Rupiyasi amubwira yuko agomba gucura urubanza ku neza ndetse no mu mutuzo, ariko Rupiyasi agezeyo ineza yaranze ahubwo azamura intonganya. Rukara rwa Bishingwe nawe utarajyaga aripfana habe namba ndetse akanangana n'abapadiri, baratongana karahava. Rupiyasi ngo yaraherekejwe n'umuhereza witwaga Paul. Padiri Rupiyasi ageze ahari umujyi wa Ruhengeri ubu ngubu, yatumye kuri Rukara ati: Rukara rwa Bishingwe rero ejo tuzahurire ku mugezi wa Nyabyungo. Uyu ni umugezi uri mu majyaruguru usohoka mu Birunga. Icyumvikana cyo nuko Rukara rwa Bishingwe ndetse na Padiri Rupiyasi Pole bitaga Rugigana bari guhura ku itariki ya mbere z'ukwa kane 1910.
Mbere gatoya umwami Rwabugiri mbere y'uko atanga yari yarategetse ingabo ze ko zigomba korohera abazungu, ariko abazungu nabo ntibivange mu mitegekere y'igihugu. Ibyo rero Rukara rwa Bishingwe yari yarabyumvishe cyane, kuko yakundaga shebuja we wari waratanze, ari umwami Rwabugiri nawe wamukundaga urutavugwa. Icyo gihe Rukara rwa Bishingwe ngo byamuteye kujya kwitaba Padiri Lupiyasi Pole bitaga Rugigana, ndetse agenda atiteguye kurwana ngo kereka iyo hagira umwenderanyaho. Bamaze guhura, umuzungu yasuhuje Rukara rwa Bishingwe ngo Yambu, undi amwihanangiriza kutazongera kumusuhuza atyo, kuko Rukara yavugaga ko Yambu ari ukwamburwa abana. Ibi rero Padiri Lupiyasi yabifashe nk'agasuzuguro, abamukubise urushyi, maze Rukara rwa Bishingwe nawe azabiranywa n'uburakari, aba yadukiriye Padiri Lupiyasi amutaka umunigo kugeza aheze umwuka. Rukara rwa Bishingwe yakundaga kwita urw'igikundiro, urwa Semukanya, intaha na batatu, yahise ahungana n'ingabo ze zose bahungira i Bufumbira. Adaciye kabiri bahungiye mu Bufumbira, umwe mu bagaragu ba Rukara rwa Bishingwe yaramusuye amutura inzoga mu kibindi, maze amutekereza ko mu gihugu hibye undi mwami mushya, maze Rukara rwa Bishingwe amusubiza ko n'ubundi nta maramuko y'iw'abandi hamunaniye burundu. Rukara rwa Bishingwe yabajije uwo mugaragu we wari umutuye inzoga, amubaza umwami wimitse izina rye, maze nawe amuhishurira ko ari Ndungutse. Rukara rwa Bishingwe yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse, yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami, nuko asaba Ndungutse kumurinda abazungu, kuko ngo yari yaranganye nabo. Ndungutse nawe yasubije Rukara ati, narabimenye ga Rukara, humura ndabakurinda ntacyo bazagutwara. Bukeye Ndungutse yoherejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kuzabafatira Rukara rwa Bishingwe. Kubera umwanya mutoya tuba dufite, ntabwo twabonye uburyo tubabwira uwitwa Nyirinkwaya waburiye Rukara rwa Bishingwe ko yaguzwe agiye kwicwa, ariko Rukara rwa Bishingwe mu kumusubiza amubwira ko atagiye kugwa ishyanga ndetse mu gihuru, ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yatumyeho Rukara rwa Bishingwe ngo wabuguze, bakibuguza Rukara rwa Bishingwe yubuye amaso abona mu ntanzi z'urugo uwitwa Pawulo arahahingutse. Rukara utarajyaga aripfana aravuga ati, yampaye nk'abishingwe, ese Ndungutse nawe koko? Ngibiriya ibyo nanganye nabyo biraje. Ndungutse niko kumusubiza ati, humura ndabikurinda Rukara we. Rukara nawe arongera ati, ntabwo ukibindinze, ahubwo wantanze mba ndoga umwami. Muribuka ko uyu Pawulo yari umuhereza wa Padiri Lupiyasi Pole, ndetse banazanye guca urubanza rwa Rukara rwa Bishingwe cya gihe ubwo Padiri Lupiyasi yicwaga. Umuhereza Pawulo yaje bwangu agize ngo arasuhuza Rukara rwa Bishingwe muri yandamukanyo ngo Yambu, maze Rukara aragira ati, Yambu nayanganiye na sobuja. Igitero simusiga cyari kizanye n'umuhereza Pawulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati, ntukime i Rwanda ndi umucyaba, ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura ibyo nakoze, ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara rwa Bishingwe yaramuheneye aramuvuma, ndetse biranafata, kuko abazungu bari baramwijeje kumurinda ku butegetsi, nabo baje kugaruka nyuma mucucuma amasasu mu gituza. Ndungutse nawe barapfuye akurikira Rukara rwa Bishingwe yagambaniye. Rukara rwa Bishingwe yari umucyaba. Iby'abacyaba nanjye byumva bivugwa, ntago nzi niba ari ukuri koko. Muzamfashe gukora ubushakashatsi. Ikimenya bose Rukara rwa Bishingwe agejejwe mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa, yongeye kubwirwa yandamukanyo, maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Abajijwe uwishe umuzungu, Rukara rwa Bishingwe yaragize ati, nawe banza umwibwire numvishe ngo muzi kwandika, ibi wagakwiye kuba warabyanditse, kandi se urabimbariza iki? Abari aho bose bahamije Rukara rwa Bishingwe ko ari we wishe umuzungu, maze nabibwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa, ko ari we wamwishe kandi atabiguraho. Yasezeye abana n'ingabo ze, ariko asaba umuzungu kutazamukorera ku bana, kuko agiye gupfa ari umwe nk'uko nawe yishe umwe. Yakikijwe n'abasirikari imbere n'inyuma, maze ajya kunyongwa, ariko mbere yo kumugezayo bivugwa ko Rukara rwa Bishingwe yari waramenyereye kwivugana abazungu, ngo ageze amaze kwivugana abandi babiri. Ngaha aho yakuye akazina kitwa intahana batatu. Yishe umuzungu wa mbere Padiri Lupiyasi Pole bitaga Rugigana, anisasira abangaba babiri bari bamujyanye kumunyonga. Amateka avuga ko Rukara rwa Bishingwe yemeye akanyongerwa mu mugozi agapfa, ariko abazungu bakabanza kugira ubwoba ko atapfuye, niko kuzana muganga aramupima, aba ari we wemeza ko Rukara rwa Bishingwe yapfuye neza neza. Nitwa Dushimimana Uzemimosa. Tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukatwumva. Imana ibarinde, tubonane ubutaha.